Okay guys, ngira ngo abenshi muri kugira ngo byakunze kandi bitakunze. Ibyo mvuga nyine ni 2FA, muri kugira ngo byakunze mu gihe rero bataguhaye iriya message uvuye kuri email kureba ugasanga ntabwo baguhaye successful. Ara nyine bakureka ko byabaye successful. Iyo ukanze kuri email ugasanga nta successful baguhaye, ahubwo bahise bakugeza hano tumayiningira ugasanga byarangiye byanavuyemo, ni ikibazo. Rero aho tunyura nta handi kugira ngo dukonfaminge wallet, kugira ngo ibibazo bikemuke wicare uri standby utegereje ko amafaranga bazayashyiraho, kuko abenshi barabikoze bitewe n'amatelefone ntibyakunda. Unyura hariya rero confirm your Pi wallet, noneho hano mwari muzi ko hari unlock, noneho bahashyize confirm, nicyo kikubwira ko rero baguhaye migration. Nta kindi rero ukora, urabona hariya bakubwira ngo never enter your passphrase on any other orbital page. Ntugashyire ari amagambo yawe ahantu hose uyandarika ku mapeji agiye atandukanye. Niyo mpamvu rero namaze kuyishyiramo hariya nkanda confirm birarangira. Icyo nakoze nge nagiye kuyishaka aho nayishyize ari amagambo 28 ndayakopiya, maze kuyakopiya ndaza nyapestinga. Mowe nimba warayabitse ku rupapuro, ubwo ngubwo ni inyogo yawe. No kuvuga ngo rero abenshi bazi ko byakunze, kandi wapi ino confirm your wallet abenshi ntabwo byakunze bitewe n'amatelefone yabo. Ubwo rero ibi bidakunze, nimba ujya ukupa gakeya ugiye kuri email kureba niba bakoherereje buriya butumwa ugasanga Pi iratangiye, noneho ntibaguhe iriya message yuko byabaye successful, oya, bikore gutya rero, bikore gutya. Ubwo nimba ari uko byagenze, ushaka ujye gutira indi telefone ubikore neza kugira ngo ube wicaye 2FA warayisoje amahoro. Ni kuvuga ngo rero hano iyo bamaze kuguha email confirmation bayi sendinze kuri email, nta kindi ujya kuri email. Icyo nashaka kubereka rero ni kimwe. Iyo ubonye iyo confirminze bagahita bakujyana hehe, reka turebe aho bahita bakujyana. Ubwo niho umenyera ko byapfuye, ugomba kujya gutira telefone cyangwa se ugakemura ibibazo bya recent app restarting problem. Ibyo ngibyo ubwo wajya kubisacinga muri Google uko babikemura, ukajya muri setting telefone yawe ukabanza ukabikemura. Cyangwa se nimba byanze wanyandikira kuri WhatsApp kakwereka uburyo ubanza ugafixinga telefone yawe kugira ngo iriya SMS baze kuyiguha ko ibintu byatunganye. Ngira ngo nta bindi twavugaho hano, ahubwo ni ukumakinga sure ko ibintu byawe byakunze. So ni ukuvuga ngo rero umuntu utari kubikora kuriya, umuntu utari kubona iriya verification ko yabaye successful bakavivura ko byakunze, uwo muntu rwose izi tariki zizamufata kandi ari amafaranga ntayo bazashyiraho. No kuvuga ngo rero niyo mpamvu mba nkoze iki kiganiro kugira ngo mbabwire kuri iyi 2FA verification. Ubwo byanze wanyandikira nkagufasha, tugakomeza tukajya inama, cyangwa se ugashyira muri comment ukavuga ngo byananiye, nkaguha ubundi buryo wabikoramo. Ciao, ndabakunda cyane. Mukomeze mukore subscribe, share na like.